igihingwa cyacu. Ese urumva iyo neza ingana icyo twayinganya iki? Na n'ubu tuje imbere y'ibirenge bye dushima. Tekereza nshuti uko wari ugiye gupfa burundu, maze umwami Yesu akitanga agapfa mu cyimbo cyawe. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa iteka ryose. Tekereza nshuti uko wari ugiye gupfa burundu, maze umwami Yesu akitanga agapfa mu cyimbo cyawe. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa iteka ryose. Umva nawe neza ukuntu iyo nkuru ishimishije. Tekereza ko niba ufite ideni muri iyi si, udapfa kubona umuntu wiyemeza kuryishyura. Ariko Yesu we yarenze ibyo atanga amaraso. Tekereza nshuti uko wari ugiye gupfa burundu, maze umwami Yesu akitanga agapfa mu cyimbo cyawe. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa iteka ryose. Tekereza nshuti uko wari ugiye gupfa burundu, maze umwami Yesu akitanga agapfa mu cyimbo cyawe. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa iteka ryose. Buri muntu wese uri muri twe asaba imbaraga. Areke gusubiza umwami Yesu ku musaraba, kuko tuzi neza ko yapfuye ari twe rwazira. Ahubwo twese tumuhe ikuzo tumwamamaze. Tekereza nshuti uko wari ugiye gupfa burundu, maze umwami Yesu akitanga agapfa mu cyimbo cyawe. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa iteka ryose. Tekereza nshuti uko wari ugiye gupfa burundu, maze umwami Yesu akitanga agapfa mu cyimbo cyawe. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa iteka ryose. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa iteka ryose. Akwiriye ikuzo n'uwagushimirwa